b'Imana muri gufite ko urambonera iki nicatse ko ariko se ngiye Janje nawe biragiri hano Wambabariye aya cyenda nkwabara ariko abantu b'Imana muri gufite usaba biki wambabariye aya cyenda wambabariye wambabariye Reka nawe urabona umuntu hari no mu kazi yaba yahukiranye ugasanga meze neza ngiye meze nabi byagenze bite se kandi undi wasize ametse wanjye ejo twaratandukanye yaraje arwana nawe mushira wanjye nasize ejo bari kurwana shado bankubise n'urushyi none se umu ex wawe umwe muri kumwe cyangwa yakubise uwo mwatandukanye cyangwa uwo mwatandukanye yakubise uwo muri kumwe uwo twatandukanye yakubise uwo twari turi kumwe gusa ubwo ngubwo wabyifashemo gute sha nyine narababaye barankubita urushyi baranarwana ariko njyewe nari narabikubwiye gukunda aba ex babiri batuye ahantu hamwe muri karitsiye imwe ntabwo byari kuguhira pe ndagukomeje ihangane nta kundi bigenze nyine wowe urakora uko ushoboye kose ku buryo uri bigende ugasa nk'ubacurutsa nyine ugasa nk'ubagabanyiriza uburakari ese bera ubundi si wambwiye kuri ya mu ex wa mbere mwatandukanye burundu nyine byari byararangiye shaka twaratandukanye aranyanga aragenda nyine ndamwihora sumba igenzi bose mbareke mbikure mu cyambi nginga bagaruka bose se urumva bagaruka gute ngewe rero nk'inama nakugira ni uko uri bumese kamwe ukavure kumwe ukamureka burundu nyine ntimugire n'icyo mwongera kuvugana na by phone bikavaho noneho umwe ukunze akaba ari we nyine uha agaciro ukajya uhana umwanya kandi bose mbakunda bose si wabakunda gute ko ari byo bya bindi nyine biri kukubaho ugasanga murarwanye bakavaho bakanagukubita yuko nyine uba bose ushaka kubakunda kandi bitashoboka umva rero ngewe inama nakugira utari agakecuru ni uko wasenga ibintu nyine by'inkundo by'abagabo ukabivamo ukabireka ukigira gukorera Imana nawe buri wese uzakuramo imbwa yiruka uzaba umbwira